hari umwana witwaga Mugabo. Yakuranye inzozi zo kuzaba umuhanzi uzwi cyane. Nyina yari umubyeyi w'imfura, ariko se yari umusinzi utamwitaho. Mugabo yakuriye mu buzima bubi bwuzuyemo ibibazo. Umunsi umwe se yagarutse mu rugo yasinze cyane, aramutuka aranamukubita, amubwira ko ntacyo azigezaho. Mugabo yararize aruhukira ku buriri bwe, yibaza impamvu ubuzima bwari bugoye cyane. Nyamara nubwo yahuye n'ibibazo bikomeye, yari afite icyizere ko umunsi umwe ibintu bizahinduka. Ku ishuri Mugabo ntiyabonaga ibikoresho nk'abandi, yakundaga gushushanya ku mpapuro yasangaga mu myanda. Umwarimu umwe witwaga Mukamana yabonye impano ye atangira kumufasha gutera imbere. Mugabo yatangiye kwandika indirimbo zivuga ku buzima bwe bw'agahinda kandi zashimishaga benshi. Nyamara igihe yari atangiye kubona icyizere, nyina yararwaye bikomeye. Ibitaro byamusabye amafaranga menshi, ariko Mugabo ntiyayabonaga. Yagerageje gusaba inkunga ku baturanyi, ariko ntibyari bihagije. Nyina yaje kwitaba Imana, asiga Mugabo wenyine ku isi. Mugabo yasigaye arira buri munsi, ariko indirimbo ze zatangiye guhumuriza abandi bafite ibibazo. Yamenye ko agahinda ke kari kuzanira abandi amahoro. Nubwo ubuzima bwari bugoye, yahoraga yandika indirimbo yizera ko umunsi umwe isi izumva ijwi rye. Yimukiye mu nzu ntoya ya nyakatsi yari yarasizwe na nyina, arangamiye icyerekezo cy'ahazaza. Nubwo yari wenyine, indirimbo ze zamubereye ihumure. Umunsi umwe ubwo yari ku isoko ashaka akazi ko gupakira ibicuruzwa, yahahuriye n'umugabo witwaga Kalisa, wari umucuruzi ukomeye mu mujyi. Kalisa yabonye impano ya Mugabo ubwo yaririmbaga indirimbo ye, aratangara cyane. Yahise amusaba ko yazaza kumuririmbira mu bukwe yari yateguye. Iryo joro Mugabo yagiye mu bukwe. Nubwo yishimye kubera amahirwe yahawe, yari afite ubwoba bwo guhagarara imbere y'abantu benshi. Ariko igihe yatangiye kuririmba, abantu bose baguye mu kantu kubera uburyo ijwi rye ryuzuyemo agahinda n'ubutumwa bukomeye. Baramushimira cyane, abandi bamusaba kwandika izindi ndirimbo. Kalisa yahise yemera kumufasha kwinjira mu ruganda rw'umuziki. Yamuhaye uburyo bwo kwandika no gufata indirimbo ze mu buryo bw'umwuga. Indirimbo ya Mugabo yise Agahinda Kanjye yahise ikundwa cyane ku maradiyo menshi. Abantu benshi batangira kumenya izina rye. Ariko nubwo yabonaga intambwe ikomeye mu muziki, agahinda ke ko kubura umuryango ntikamuvaga ku mutima. Umunsi umwe yasuye imva ya nyina, aramubwira ati, mama wanjye, wampaye urukundo rwose ushoboye. Ubu ndi hano nkomeze urugendo wambwiye ko utazasubira inyuma. Umunsi umwe nzaba uwo nishimira. Mugabo yatangiye gukoresha amafaranga yabonaga kugira ngo afashe abana b'impumyi n'abana b'abakene mu gace k'iwabo. Yabonye ko gusangira bike afite ari byo byamuha ihumure n'umunezero kurusha byose. Nyuma y'imyaka mike, izina rya Mugabo ryari rizwi hose. Yabaye icyitegererezo ku rubyiruko, abereka ko gucika intege atari ibisubizo. Nubwo yari umuhanga muri muzika, cyamuhaye imbaraga cyane kwari ukumenya ko ubutumwa bwe bwo mu ndirimbo bwafasha benshi kubona icyizere. Nyuma yo kubona indirimbo ze zifasha benshi, Mugabo yatekereje gukora byinshi kurushaho. Yashyizeho ikigega yise Icyizere cy'ahazaza, kigamije gufasha urubyiruko rwahuye n'ibibazo nk'ibyo yanyuzemo. Yatangiranye n'abana 15 b'impumyi, akabaha amahirwe yo kwiga no kumenya impano zabo. Umunsi umwe ubwo yateguraga igitaramo gikomeye mu mujyi, yahawe ubutumwa butunguranye. Ise wari waramutaye igihe yari umwana yarembeye mu bitaro. Mugabo yumvise amarangamutima amuvanze, agahinda, uburakari, ariko kandi imbabazi. Yafashe icyemezo cyo kumusura nubwo
byamukomereye. Igihe yageraga ku buriri bwa se, yamusanze ari mu mbaraga nke cyane. Se yaramurebye mu maso ararira ati, "Mugabo, umbabarire ku byo nakoze. Narakubabaje, ariko ndishimira ko wambereye umugabo mwiza. Waratsinze nubwo ntagufashije." Umugabo yararize aramubwira ati, "Nubwo wabaye intandaro y'agahinda kanjye, ndakubabariye. Kubaho nabi kwanjye ntabwo byakuyeho umutima w'urukundo kuri njye. Nzakuba hafi muri ibi bihe urimo." Ayo magambo yatumye Ise arira cyane, agaragaza ko yari ahangayikishijwe n'ibyaha bye byo muri iyo myaka yashize. Nyuma y'iminsi mike Ise yitabye Imana, ariko umugabo yari anyuzwe n'uko yari ashimishijwe kumuha imbabazi no kumusezeraho neza. Mu gihe izina rye ryamenyekanaga mu gihugu hose, Mugabo ntiyigeze yibagirwa aho yaturutse. Yakomeje gufasha urubyiruko rukeneye ubufasha, atanga ubuzima bwiza ku bababaye, kandi yubaka ishuri ryigisha umuziki ahahoze ari inzu ntoya ya nyakatsi ya nyina. Mugabo yari yarabaye intwari y'ukuri. Indirimbo ze zahinduriye imitima, ibikorwa bye byahinduriye imibereho, kandi amateka ye yari intangarugero. Nubwo agahinda kari karamubayeho, kari kumwe n'amahirwe yo kwerekana isi ko umucyo ushobora kwanikira umwijima wose. Moral of story: nubwo ubuzima bushobora kuba bushaririye, guhangana no gukoresha impano zawe bishobora guhindura ubuzima bwawe n'ubw'abandi.